Of course, welcome back in the show nk'ibisanzwe abantu benshi babizeza ko ibintu biryoshye cyane. So ni Merry Christmas of course. Mwana amaze kurira mu kanya ndi kugana n'umwe mu bagabo bagiye kurira ndavuga you guys don't cry. I'm hano hasi mo kurira. You cry. This is my God. So this is of course the refresher show ni cyero kinyidagaduro. Uyu munsi ni Merry Christmas no kuza kuganira n'abagabo bakomeye. Bamwe mu bagabo nakunze kubabwira ati uyu mwaka 2020 bahari ibyo batwijeje. Niyo mpamvu nabazinyanga kugira ngo basobanure nk'abanyarwanda. So ni kiganiro mushaka kuba mwakomeza mukurikira muce ku mbuga zacu nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube channel cye kwa The Refresher Show. Kwandika The Refresher Show gusa ugakora subscribe, like, share na comments yawe tugana turijyana muze fresh. Abagabo namwe bagabo bakomeye cyane ndaza gutangira ku mugabo haryo you businessman, how are you? Yo man, how yeah, are you? Yeah man. So this is Merry Christmas, man, guys. Merry Christmas to all of you and to all our viewers all over the country of Rwanda. Yeah. It's Nation B from the Business Corner and I love you so much. Yes. Happy 2020. Of course, ni kwe n'umukameraman uyu mugabo ku myaka 50 amaze kugira. Yatwijeje muri ko 2020. Abanyabari bamugabo bimusanze bajya bangoza. So ni umukameraman ukomeye cyane rero kuri Victory TV n'umwe mu bakameramani amaze kugaragaza imbaraga zikomeye muri kiganiro banakunze gukora cyane mutabaye meze neza. Uri mu mazi ejo nabone mfite indirimbo nande hari. Super. Je vais très bien. Oui. Ah, tu es bien. Tout va bien. Joyeux Noël à tous. Niko ndi mu cameraman mutaje n'umugabo umwe mu bagabo basa muri iki gihugu nakora mu bitangazamakuru mutaza kugira ngo niwe uyu ni umwe mu bagabo bakomeye cyane uko mu bihugu bikomeye cyane bya network naho nakivuga namba Mariza ariko no mugabo arakomeye cyane umeze gute man bize fresh urakomeye cyane Merry Christmas man murakoze cyane man ariko ntago ndi kubona ikintu cyo kuryo wagira ngo mwanya ariko nashino bi go and bring my honey go and bring it. Wait, it is my honey. It's your honey. Okay, let me go and bring you the honey. All of you are going to enjoy. No, right? it's fine. Go and bring it and enjoy it. And enjoy it. Of course, I'm in business. He's a very good rapper. Anyway, let's welcome on the stage. Merry Christmas with you, National B. Merry Christmas to you and to all the Rwandese in such amazing education. I love you so much. So National B, nk'umunyamakuru by'umwihariko wa The Refresher Show ukaba mu bagabo bakunze gukora ikiganiro cya Business Corner, ikiganiro cyamenyekanye cyane. Muri feedback wagiye ubona kuri field cyangwa se kuri tele noneho unanifuze ku banyarwanda bizi kuba koze nk'umuhanzi kibime biri biduhurize. Okay, first of all, I rise and shine with a big smile. I win everywhere I go. My last command, everybody king, getting nothing able to stop me. Masu yanje range, packings and good. Zip kanje guma, mama gento nikona baje. Victory is my birthright, big success on my way. High five to all of you out there. All you there and this, so Business Corner, honestly, it has been so much inspiring to me. By'umwihariko kubera ko najyaga gusura Abanyarwanda benshi cyane batandukanye murabizi nabagezeho kabisa nifuza gukorana namwe nkaba mbyishimira cyane yuko mwabikoze neza cyane ndabashimira by'umwihariko twabashije kuganira Abanyarwanda benshi bakamenya ibyo bagiye bamenya entrepreneurship journey muri rusange so abo twakoranye rero muri rusange response yabo d'abord nuko bishimiye cyane ibyo bintu twakoranye yuko babashe kujya kuri TV bakamenyekana mu Banyarwanda y'ibyo bakora cyane ikindi birumvikana arimo kubacuranga ari gukurikirana ase ko gukira bari ibintu ubundi baducishiriza iyi kamera Christmas. Merry Christmas. None se gogo ko yagiye of course ufite kopi yawe ushaka ko mbaririmbira iyi ndirimbo yes arumva twakorana everyone is like mukanya abijuru baririmba bakuze umwana w'Imana waje gukiza rubanda nimucyo tumusingize glory
nk'ibisanzwe nk'abakristo tuba tugomba kujya gusenga tukaramya Imana. Shaka gusenga ryari? Buri munsi ndasenga cyane. Ariko ejo ho bigomba kuba ari ibintu bimeze neza. Bigomba guhinduka bamugabo. Bitarabaye mu gihe cyashize cyo umutangira ibintu bishyashya. Ndashimira rero buri muntu wese twabanye hano mu biganiro bitandukanye nk'abakameramani ho byari ibintu byiza cyane. Ndashimye cyane abantu bakora kuri Victory TV, ni abantu dukorana buri gihe kuri kamera benshi ntabwo batubona ariko biri kose turagerageza. Hari umuntu ushobora kuba yarabonye ese ndibaza niba hari abantu babonye ko amashusho atarabaye meza, ariko uyu mwaka 2020 bigomba guhinduka. Amashusho meza murategereza kuba Nabwiye ko ubundi nteruka gufata amasomo y'Ikinyarwanda, cyo gituma nakoze show no musi Gifaransa ndagikatiye. Nafashe icyumweru kimwe cyo gufata amasomo y'ubundi abafani bacu babuze ngo nta Kinyarwanda tuzi. Umva abanyamakuru ba Victory TV Reflection Show turi smart, tuvuga indimi zose, sibyo? Naje hano natangiye ntavuga navuga Igifaransa gusa ngo salut, bonjour, ça va, vous allez très bien, merci, à bientôt tout ibintu. Ariko nafashe icyumweru niga Ikinyarwanda. Ndakizi cyo gituma inonsi Igifaransa ndagikatiye. Muri Kristo hari indirimbo imwe nakoze imwe niyo mu cyongereza, ariko iyo nakoze iyo mu Kinyarwanda naririmbaho ni indirimbo igenda muri reggae avuga ngo Yesu mu magambo ndirimba cyangwa se no inspiringa mu byo nkora byose, avuga ngo amagambo ndirimba you inspire me, umuruvugiro mu bandi you inspire me. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, amagambo ndirimba you inspire me, umuruvugiro mu bandi you inspire me. Iraje vana yiri muri studio bari kuyikora. Sasa ngo sauti yake mwenye wake Urabizi genda gukunda na kibazo. Buri kimwe ushaka burya wowe wagifata. Shaking mu byo wagwere na kibazo. Ndabizi imusije nawe usiende kama 1 centimeter baby. Yeah. Baby fata. baby fata Kure mama. yeah Daddy vi kwenye beat sauti yake kabisa mwamumbishe no mama wasore leo bakwana bahanzi bakomeye cyane ndabeze ko muri iyi minsi igiye kuza abumva umuziki mu Kinyarwanda. Numwe mu basore bakomeye no umunyamakuru ariko muramubona nyine Merry Christmas ni bacurangire kuri ya beat unamutse Bamwe baririmbye ngo umwana Yesu. Muzi kumfasha abantu bari muzi gusanga. show beat ku mutwe show beat Ingiraza konchana. Namwe dufashe ba dukurikirane namwe muze kudufasha ndetse namwe turi kumwe hano muze kudufasha. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah, this is the hot night of course. Nimwe mu majoro akomeye cyane, nimwe mu majoro navuga ngo ku banyarwanda ndimo go celebrating the behind of that. Nibyo ngibyo nanjye mbifurize kongera kuryoherwa na Noheli nziza, ndeze ko ijoro ryari ryiza cyane kabisa. Warangirangiza emotion of course twangiye gusiga abagabane kwa National Big from Business Corner n'ifena Mr Ben nk'umukameraman umwe mu bahanzi bakomeye cyane n'umukunzi wa football ndetse na basket, ariko na Trailer Esther Trailer umwe muri banyamakuru bahanga bari Plateau de France muramuzi cyane, umwe mu bakunzi babana cyane, ariko Mr G umwe mu bakameraman bakomeye cyane bakora ibintu na internet cyane ku ruhando mpuzamahanga cyane ko dufasha mu network of course muri nzo. Of course ni kwere na Miss Gugu umwe mu bakobwa b'abanyarwandakazi bagiye muri Miss kwera ko kunareshya bakavuga ati uciho gatako yatubwiye ikibazo yagikemuye uyu mwaka tumwitege. So nawe byimize fresh sana. Ariko na Mr Daddy V mamaze mfata yarahitinze cyane umugabo
numwe bagabo bakoze cyane uyu mwaka kandi bizi ko mwaryohewe cyane so muzigo mushya muri iyi minsi so nari Ismael bimuhinda bifuriza nanjye kubiziza Noheli ndetse Noheli nziza kubayiziza ndetse n'umwaka mushya muhire nizere ko abantu mwese twabaye mu kiganiro kabisa ndabashima mwaciye ku social media zacu zitandukanye mwagize ko mwagiye Instagram mwamudukoje nayibonaga kabisa live mwagiye YouTube channel yacu have seen that Twitter, even Facebook, your comment you have seen. And then, thank you so much, our brothers and sisters. Mwakomeze kudukurikira muciye ku mbuga zacu nkoranyambaga zose nagende ndorogola. Abari bicaye amasaha yose y'ijoro kugira ngo mukomeze mumererwe neza cyane. Nizere ko iri joro no muri rimeze gutya kuri 31 muza muri kwena Chris Imbas cyangwa se Pastor Chris mwamuzi cyane muri iri joro n'ubundi nk'aya masaha rwose Pastor Chris azabara ahangaha live kuri Victory TV nibize ko namwe muzamukurikirana cyane ibindi biganiro bya Victory TV birakomeje muri iki gitondo n'ubundi mu kanya gatoya ntabwo ndaza kuryama mfite plot nanjye baza ama plot nanjye mfite plot mu gitondo gatoya ko ngenda za kubabwira ko social media zanjye nk'ibisanzwe and then we wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So keep following us on Victory TV Daily Fashion Show of course nuko ngenda hasiga abantu tumwe ngo banyuma hanga. Thank you so much.